Muraho neza bene data, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bibe kuri mwe ndetse n'abanyu aho baherereye hose. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kubera ko tugiye gutarama. Umunsi ntabwo tuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko twari dusanzwe tubikora, ahubwo tugiye gutarama kubera ko nasobanukiwe ko kuririmba ari intwaro irwanya gucogora. Kuririmba bisubiza intege mu muntu, bizana ibyishimo n'iyo umuntu yaba yababaye, kandi bisenya ibihome bya Satani. Uyu munsi rero tugiye kuririmbira Imana. Niba ukunda kuririmba, indirimbo ngiye kuririmba ziri mu byanditswe byera, amasomo ndaza kuyashyira hasi. Turatangira muri Matayo igice cya 6 uhereye ku murongo wa 9 kugera ku 13, isengesho twese tuzi mu mutwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi uko biba mu ijuru. Uduhe n'ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe, none n'iteka ryose. Amen. Ushobora kuba uri kunkurikirana ubabaye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ntabwo nzi ibyo uri kunyuramo, sinzi ibikuremereye, sinzi ibiri kukubabaza kuri uyu munota, ariko icyo nakubwira ni ukukubwira ngo komera. Yesu ntabwo yakwibagiwe, nturi wenyine. Indirimbo ijya gukurikiraho ni amagambo ari muri Yesaya igice cya 43 uhereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 7. Ariko noneho Uwiteka wakuremye, wowe Yakobo, kandi akakubumba, wowe Isiraheli, aravuga ati witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nucana mu migezi ntizagutembana, nucana mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi ibyawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, Umukiza wawe, kuko wambereye inkoramutima, ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, ndazana urubyaro rwawe ndukura iburasirazuba, nzagukoranya ngukura iburengerazuba.
nzabwira kazi ntibarekure, ni kusimabwire ntiwibimara, nzanira abahungu banjye babe kure, kobwa banjye babe kumpera y'isi, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumesha icyubahiro, ninjye wamuremye ninjye wamubumbye, nzanira Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyaza akora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo babana n'umurama utumurwa n'umuyaga, nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'abanyabyaha izarimbuka. Nuko rero ita ku iherezo ryawe. Tugiye gukurikizaho Luka igice cya 6 umurongo wa 20 kugera ku 26. Yesu yerekana abayiriwe abari bo, yuburira abigishwa be amasaro, ababwira ati hahirwa mwebwe abakene, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Hahirwa mwebwe mushonje ubu, kuko uzahazwa. Hahirwa mwebwe murira ubu, kuko muzaseka. Muzahirwa abantu nibabanga bakabakato, bakabatuka, bakanegura izina ryanyu nk'aho ari ribi, babahora umwana w'umuntu. Uwo munsi muzishime mwitere hejuru, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mw'ijuru, kuko basekuruza babo ariko bagenje abahanuzi. Ariko muzabona ishyano mw'abatunzi mwe, kuko mumaze kugubwa neza, namwe zaburugamurire mwebwe bahazi ubu, kuko muzasonza. Muzabona ishyano mwebwe abasekubu, kuko muzaburugamurira.
uzabona ishyano abantu ntibabavuga neza kuko ariko basekuruza babo bagenje abahanuzi b'ibinyoma. Tugiye gukurikizaho Hoseya igice cya 6 umurongo wa 3 ndetse na Amosi igice cya 8 uhereye ku murongo 11 na Daniyeli igice cya 12. Dushishikarire kumenya, tugira umwete kumenya Uwiteka, azatunguka ameze nk'umuseke utambika n'akabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Dore iminsi izaza ni ko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa ari inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Benshi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bashaka ijambo ry'Imana be kuribona. Benshi bazatunganywa bezwe, bazacishwa bugufi mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bo bazayamenya. Twakomeje na Zaburi ya 25 imirongo 2 ya mbere. Uwiteka ni wowe cururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, siko bizaba mu bagutegereza, nawe uzakorwa n'isoni, abava mu isezerano ari na mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Ndagushimiye ko tubanye muri iki gice cya mbere, kandi nkwinginga ngo guma mu masezerano, kuko amasezerano y'Uwiteka yose ahabwa abumvira kandi ntibarambirwe. Rero guma mu masezerano, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, kuko uva mu isezerano ari nta mpamvu niwe uzakorwa n'isoni. Uwiteka avuye gukomeza kumushikamaho. Ndagukunda, komeza kugira ibihe byiza.